Uri igitangaza, uri igitangaza, uri igitangaza, Nyiringabo Mana, uri igitangaza, uri igitangaza, uri igitangaza, uri igitangaza, Nyiringabo Mana, uri igitangaza. Yesu nashimwe cyane, haleluya haleluya. Umuririmbyi aririmba Imana ati n'Imana ni igitangaza, ni igitangaza, Imana yacu ni ishimwe, ni igitangaza kuko ikora ibitangaza kandi ikora ibitangaza bigatangaza benshi. Yesu ahabwa icyubahiro cyane, nta wundi rero atari Yesu, nta wundi ubasha gukora igitangaza abantu bagatungurwa. Ni umwami w'abami, ingoma yiwe izahoraho iteka, Imana ihabwa icyubahiro. Data wa twese nahimbazwe, bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, muraho neza, murakomeye. Data wa twese nahimbazwe, niba Uwiteka kibarinze, nimukomeze kumunezererwa. Haleluya haleluya. Bantu b'Imana rero, namwe mwakoze subscribe, mukomeze kubahwa, muri abantu b'agaciro. Namwe kandi murararitswe, abatarayikoraho mukore subscribe kandi mukore kuri like, mwandike komanteri. Byose ni ibintu by'ingenzi ku ivugabutumwa ncisha kuri iyi channel, kandi muri abantu b'agaciro kenshi mu maso y'Imana no mu maso yanjye. Uwiteka Imana abahezagire cyane. Ndazi neza yuko ibihembo byanyu birahari, iyo umuntu akoze neza arahembwa. Yesu nashimwe cyane. Reka dusangire rero ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 10 n'umurongo waho wa 34. Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Umva uburyo ki Petero yahamije Imana. Petero Imana imaze kumwiyereka, Petero atangira guhamya, atangira kubumbura umunwa we, atangira kuvuga imirimo n'ibitangaza. Abona ko Imana itarenganya, ahubwo Imana irenganura. Amenya neza ko Imana mu isi hose, mu mahanga yose, Yesu nashimwe, mu mahanga yose uyubaha wese imugirira neza, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero nkuzaniye inkuru ikubwira ngo humura. Yesu nashimwe. Umutima wawe nuhumure, umutima wanjye nuhumure. Tumenye itangazo ryiza rivuye ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu isi, mu mahanga yose, haleluya, amahanga yose, amahanga atavuga ururimi nk'urwo mvuga, amahanga yose yo ku isi, abantu bose bubaha Uwiteka abagirira neza. Imana ihimbazwe. Ni Imana itarobanura ku butoni, inshuti yanjye. Yesu nashimwe, haleluya. Ni Imana itareba ubugufi bwawe, ni Imana itareba isura yawe, ni Imana ireba mu mutima ikamenya kuyikiranukira, yarangiza ikakugirira neza. Data wa twese nahimbazwe, haleluya haleluya haleluya. Yesu nashimwe. Iyo Imana ije kugirira neza umuntu, ntabwo ireba ko avuka mu muryango ukize,
ntabwo Imana ije kugirira neza umuntu, ntabwo ireba uburanga bw'uyu mubiri, ahubwo Imana ireba uburanga bwo mu mutima, ikamenya ko wayiciriye bugufi, ikamenya ko uyubahisha. Yesu nashimwe. Uyu mwaka Imana niba yararebye ikareba ikagenzura igasanga uri kuyubahisha, ntizabura kukugirira neza. Yesu nashimwe. Mu mwaka wa 2025 nubwo Imana niza kugenzura ikareba igasanga uyubahisha, ntizabura kukugirira neza. Data wa twese nahimbazwe cyane. Haleluya. Inshuti y'Imana, ineza y'Imana iyo ije kugirira neza umuntu, ntabwo ireba amashuri umuntu yize, ntabwo ireba kuvuka mu muryango ukennye, ntabwo ireba yuko uzi kuvuga indimi runaka zinyuranyije twiga muri aya mashuri, cyangwa se ko wuzuye umwuka wera. Yesu atugirire neza. Ahubwo Imana ireba umutima uciye bugufi. Data twese nahimbazwe. Haleluya. Nshuti y'Imana rero, ndashaka kukubwira ngo uhumure. Mu isi abayubaha bakayinezererwa, bakayihamya, bakayikorera. Mu isi yose, mu mahanga yose, amahanga y'abazungu, amahanga y'abanyarwanda, amahanga yo muri Tanzania, amahanga yo mu Burundi, haleluya, amahanga yo muri Kenya, amahanga yose yo ku isi abaho, umuntu wese wubaha Uwiteka amugirira neza. Haleluya. Imana ihimbazwe, Imana nishyirwe hejuru, Imana niza kugirira neza abatuye isi, ikareba igasanga uri gukiranuka. Yesu nashimwe, ntizabura kukugirira neza. Data wa twese nahimbazwe, Data wa twese nashyirwe hejuru. Icyo usabwa wowe gusa ni ukwikuramo ikintu cyitwa ubwoba, ukava mu bwoba, ukamenya neza yuko Uwiteka Imana atarobanura ku butoni. Mwisaba yubaha ibagirira neza. Imana ihimbazwe. Icyo ukwiriye kwikuramo cyangwa se gutinya ni icyaha cyonyine, kuko icyaha nicyo kiduteranya n'Imana. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Mu mahanga yose abamwubaha ajya abagirira neza. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Uwiteka ntagirira neza gusa ba bandi bazi kuvuga neza, ntagirira neza gusa ba bandi barebare, ba bandi se b'inzobe cyangwa se b'ibikara byiza, cyangwa se ba bandi barata amazuru. Yesu atugirire neza. Ba bandi bakaraga ibibuno. Oya, Uwiteka agirira neza gusa abantu bamwubaha bakamucira bugufi. Iryo ni ryo banga riguhuza n'Imana. Umutima utarimo icyaha, umutima utarimo ubwibone, umutima utarimo agasuzuguro, umutima utarimo amacakubiri, umutima utarimo ubwicanyi, umutima utarimo ubusuma cyangwa se ubusambo, umutima utarimo inzangano. Uwo mutima Uwiteka ntabwo azawirengagiza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nicyo gituma ujya usanga abantu benshi bagenda baririmba, bakavuga indirimbo, bagahimbaza Imana. Yesu atugirire neza cyane. Bakaririmba zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ugasanga umuntu aragenda mu muhanda anezerwa, cyangwa atwaye imodoka yumva anezerewe. Imana ishimwe. Nuko barasobanukiwe yuko Uwiteka Imana agira neza. Nyene data, nshuti yanjye rero, reka nkubwire ngo wikwirenganya nubwo ubona utarasubizwa, ariko igihe cyawe kiraje. Haleluya. Buri muntu wese agira samudi yiwe. Yesu nashimwe. Nubwo utarambara agatimba wa mukobwa we, menya neza yuko mwese abamwubaha, abakobwa bubaha Uwiteka, abambara
akwambika udutimba. Yesu atugirire neza, nawe samudi yawe izagera. Haleluya, haleluya. Wirambirwa, wicika intege, menya neza wowe utarabona akazi k'Uwiteka Imana atarobanura ku butoni. Igihe kigeze Imana izaguha akazi. Haleluya, Yesu nashimwe kandi Data wa twese nahimbazwe. Wowe utarabona viza, Imana yarayikubwiye, rindira gusa kandi ukiranukira Imana. Imana ntibeshya, ntizabura kukugirira neza nk'abandi. Haleluya, haleluya. Yesu wacu nahimbazwe. Ndumva Yesu ari mugari muri jyewe. Yesu ni munini cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ni ingabo ikingira igituza, ni umunyamaboko. Haleluya, ararwana kandi agatsinda, nta rugamba na rumwe rumunanira. Yesu nashimwe. Ushaka ko wararangije amashuri ukabura akazi, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana ntarobanura ku butoni, azakaguha. Ndetse n'ibindi byose utarabona, Uwiteka azabiguha, kuko ni Imana itarobanura ku butoni. Data wa twese nahimbazwe kandi Data wa twese nashyirwe hejuru. Umwami Imana akomeze kubaha umugisha no kubagirira neza. Amen.